cyane rero. Kabisa turakomeye. Umuryango rwose ndabona mumeze neza, ufite surire ku gifaransa baho ni sourire. Igifaransa iyo yeza akavuga ngo ni smile nyine murasa neza. Okay. Ibyo bintu turabizi cyane. Ntabwo bishaka kumusa. Tegereje abashyitsi baraje kagira inkungu wacu bagiye kutwereka umukobwa ukunze. Rero bakera amazi twere tumushima twera amazi twere maze ubundi rero tumanura akavumbu nibyo bikuyamaje basi rero ariko ntabwo nubwo baza gutera umukobwa bakataha amazi ariko n'ubundi muri baza gukenera gususurutsa umuhungu bizaza ntabwo murabizi uyu we yarananiye rwose ibyoza murabizi muri ibi byo kuririmba rwose tuza kudususurutsa muri kino kirori maze rero tuze kwishima maze ibyishimo tugira ku ndibaza imitima yacu tuze kwishima maze twishimire n'umukobwa umuhungu wacu ariko rero musangiza amagambo rero hari ikintu wavuze uci kibungu njya kumva uravuze ngo bazane icyo munywa tumanura akavumbu ariko bamaye ariko manzi wagiye wamaye ijambo wa umusaza kanyabitoki rero uko mu munsi icyaka kiragihora arumva iyo umusore ariko bari umusore bagomba kugira ngo agomba kwica ikibazo wamaye ijambo ariko buriya rero dore urabizi burya iyo umukobwa nyine bamukuye mu rugo nta gisa n'ibi urareka nkwereke kera twakoraga iby'abana none rimwe hari umukobwa namukundaga wumva ngo bagiye kutwereka umugeni ubwo rero sasa rimwe umunsi umwe ndagize gutya ndavuga nti umukobwa ndamukunda twakoze iby'abana gukora iby'abana bizaza rero gukora bizaza kujya iby'abana ariko mfite ijambo nyine dufite iby'abana mbese tugakora abana bagiye kuza gukora umukobwa nakundaga rero nyine arasabwa njya bangira padiri noneho bagize padiri gira gutya reba agosore katwaye umukobwa nakundaga iby'umupadiri do nabivuyemo ndangije uza ako gatipi naragace dore ibigeni ariko narume ase niko kibi izaza nawe arafuha bigira ase afurira abandi ko irwo mu masahane anose reba kuriya arega wabona nanjye ejo bundi ngenda ndori nyine reka reba iki gishongore ngo bizaza ntabwo bizora kagira inkuru reka tworohereza ako njye nta gacupa bampaye mukanya biraza kugenda neza biraza guhumura rwose ariko ntacyo bitwaye kibi ikibazo ni ukururumba iwanjye nta kibuze rwose uraha ntabwo umwimira ahubwo ndakeka ko twagira icyo muvuga abantu bakavuga we no kunywa rwose oya uvuze ijambo buriya manzi buriya uvuze ijambo nabaze mvuga umukobwa nyine ndamukunda ariko nyine usibye no kunywa no mu gitondo ikitavuze ni ibintu iwanjye ariko mfite igitekerezo ngenda ngaza kubyina ikinini ndabona umva bizaza rero yavuze ko ubyinisha agace rwego rwo muri igikoma umushaka gusohoka ariko ubuzima bakoze ni umukino wawe w'igikoma kibi nyumvira nawe se bibaho nyumvira nawe ubundi ndakora mu ndimo ze kwatwicara ndumva rwose ibintu mutangiye umushahara nibaza impamvu bizaza ari kubyina cyane ngo ni ukugira ngo bazamwongeze
nawe ubundi buriya nimara gufata ikinini oya rwose nta kibazo buri tumva ninjake n'ubundi bose zingwe nizo yamaye nizishaka zicike urumva ntabwo ugira ibanga ariko nawe rwose nyine bosi ariko buriya bosi niwe uzi mu bantu nemeye njye nuzana n'undi mugore wa kabiri none se umugore akabisa akazi akora akabaye gake ushaka n'umugore akabisha ngo n'abasahani ese akazi kiyongereye ntabwo ushyira gushaka umugore wa kabiri bakajya bose ukajya ubamesa nyine ubwo nyine umwe nyine noneho buriya rimwe nigeze noneho kumva wagihungwe ariko bizaza cyo mukundira iyo wishimye rwose urabigaragaza kubw'iyo mpamvu rero reka uganza azana akantu ganza azana akantu rwose duha abantu batishwa n'icyapa yewe bwaje mukami ngasangira na Dori ariko Dori ushobora kuba mukundana noneho ubu ageze abetse abandi ko babibanye amagipo reka kukabutura undi noneho bagine wa mwene w'ibintu noneho hari warabonye ikindi kintu yewe nano banza ari burundu yahise agenda yiroha mu mazi n'ubundi yahise yiroha mu mazi nyine ingendo we ingendo ya pesa we ingendo we ingendo ya we ingendo we ingendo ya pesa ngore bari kiwacu we ingendo ya oh nyanduza ni mukobwa we ingendo ya ingendo we ingendo ya Ingendo we, ingendo yare, ingendo we, ingendo yare, ori kiwari hayesha, ingendo yare, koba we, ingendo yare, ingendo yare, ingendo yare. Reka kubera noneho byiza ngo reka rwose ni byiza cyane umukobwa umuhungu wacu nawe ni mwiza rwose yizeye neza ko umuryango uri buze kumusura rwose cyane rwose hanyuma rero reka nterese buriya bwose atubwiza aho uramuye umugore w'abandi reka duhereze ijambo umuhungu wacu atubwire bazana ganza katari mwiza n'ubu aceka aho ngaho ariko rwose musangiza nabonye hano ibintu biri kunagana hano ararenze Jesus Christ reka duhereze ijambo umuhungu wacu atubwire ibyo twari tugejeje atubwire gahunda y'uyu munsi hanyuma twumve Ricky uyu musore arimo tubwire gahunda y'uyu munsi ko byari bimeze wawe ikaze sha rwose karibu rwose umukobwa mwiza we umuntu wazibaye ni umukobwa wawe urakoze yabaye umusitari shaho nyine sasa tworoye yewe nari ndimo ndi ku gatigito nyine ahantu hari anakoraga mu minsi ishize noneho mba ndimo ntarasa ku muhanda uyu mubebi mba ndamushonesheje mara kumushonesha ese mvuga ati uriya mwana ntiyancika reka mwiyongoze noneho ndebe ko namushitura ubundi azamutwara muri karitsiye naguciye mu ijambo nagira ngo ukoreshe ikinyarwanda kuko hano harimo n'abasaza
ariko nanjye nakoze yakoze ni icyongereza ni igifaransa ni igitaliyani ni ikinyarwanda ese umukobwa yaje kutubwira kandi si mwiza ukomeza ijambo ryawe ibinyarwanda gusa nyine uko mwebwe muri kubibona uyu mubebi we nabazaniye uzana babera umukazana ntuzababera umukazana naje kugira ngo mumurebe mwese mushone neza ubundi ibindi ni ukwimanukira reka twumvikane wenda nubwo rigi ariko urwego dushobora kuba tutumva numvishemo ijambo umukazana tuvuje umukazana bavuze umukazana ubu ari ibintu byiza umukazana ni ibintu byiza ariko nanone njye nemeye papa w'umuhungu ni Kanyabitoki reka tuhereze ijambo hanyuma atubwire dore nemeye bimeze bite umukazana aramwemera cyangwa bimeze bite mbabe iki ni ikiryango urabona umuviye nawe uramubwira ugenda nyine afata intego neza mubwire manemuzi yawe n'iki n'iki ubundi tugenda twicumukira. Murakoze, amazina yanjye nitwa Umutesi Sando Riki Michel wanjye. Twakundanye kuva kera, twiganye segonderi. Akaba ariyo mpamvu yanzanye hano mu muryango kugira ngo n'abakuru batumenye. Murakoze. Maze rero ibyo Riki amaze kutubwira mwabibonye, umukobwa mwamubonye rwose mwiza, nta kintu umuntu yamunengaho rwose, ni umusirimu mu bigaragara ari n'umusirimu rwose. yaba ari n'uwanjye genda ukase njyewe ufite uburenganzira n'urugo papa w'umwana ngiye mwemera ahubwo rero kubera ko papa w'umwana ahari reka tumuhe ijambo rye ryavuga hanyuma bikonfirime muri tu batwongera baze kutwongera akantu musaza rwose wagira iki aha ni iwanjye mfite n'uburenganzira bwo kuhafata imyanzuro uranyumva naherekanamo nasabuze ko urakaye se namushinje urakwishimira umukazana umva mu bwenge bibi niba uzi n'ubwenge kera umwari yarambaraga akikwiza bakamuha inkindi akikwiza yewe none ahangaha izo mpamvu wenda ushobora kuzishyura ahangaha n'ibigezweho muze muzehe Kanyabitoki ahangaha ndavuga rikijyana urumva turabizi rwose aha ni iwanjye ngomba no gufata imyanzuro ubu uyu mukobwa utanaza amaherena wagira ngo ni inka none se iyi ni inyambo ku buryo yambara amaherena ako muze bamutanye amabara nk'aho Imana itamuhanze rwose ariko umukobwa ndavuze gusa bara rimwe ikirere cya kabiri
yamviriye mu rugo none bagiye oya ugurure bakure imyugariro ntabwo abaza umuhungu wawe ndavuze ngo bakure imyugariro hariya nta kindi ndongera kuba muri rumwe none se n'inzoga nta kindi ndenza ku magambo wowe wagereye mu nkiki nzanira cya cumi cyari nyaboneka mbere cumi cyari ariko se ibi ni biki ibyari uko bigiye mu gihe cyambaye usanga mu gihe acyambaye usanga imbere yanjye ntabwo mushaka kumubona dusikegera tu wanze umuhungu wawe se muranyumva oya yawe muze navuze ariko se ibyo navuze si ikinyarwanda ntabwo mushaka ahangaha mu rugo nyaboneka ni muhunga nyaboneka ashobora oya nta mpamvu kizi icyo umuhereke igihe mutandura amaguru none uriya musore nayo wacisha make rwose basi n'utagira isoni yamwara imbere y'abakuru urabona ukuntu kambaye ubusa kitaritse ubutako uzi ukuntu buriya ari ikintu kikuriya muze wowe ugere mu bakure none cyangwa bakureze bafite ikanu y'amazi nyaboneka mugende mutware kabiri bamuyanga uranyumva hanyuma niba mwiteranye mugakusanya izo nzoga mukaziha intezi z'ibishyi ntabwo nshaka kongera kumvisha amakazana uriya muntu kuri moto wambaye gusa niba mwana no kuvuga ngo amakazana aha ni kwa kanyarutoki ntabwo nshaka sipira ahangaha uzasipire irese niwe bambitse amaherere kanyaruto nguye mu ntege jya nguye mu ntege basi ni munyera reka mvuga afite icyaha nguye mu ntege abasore b'iki gihe abasore b'iki gihe nta muco bakigira ariko manzi wabaye iki umuco se uriya mukobwa ni umwana yatakaye wumvise ibyo bavuze ahangaha babyanga genda mvuze ngo icyo mbaza sibyo nta muntu cyakongera kubona ahangaha igihe mutarakosora ibyo bita kwakira umuntu iwanjye yewe muzekanye mutege aha ni iwanjye rekana nawe umuntu abatumira afite icyo mu mutwe ahubwo musige musenye n'ibyo yubatse hasoni urabona berdi yewe buri utarakubwa iryinyo ntabwo amenya ko amenyo mu kanwa agize icyo amaze uhamagara abantu ahubwo kugwa mu ntege baze bagusenyera gusa yewe muzekanye rutoki si uko nkozwe